cyane. Hanyuma Israel Mbonyicyambu numuramyi abanyarwanda bakwiye kwishimira bitewe n'ibyo ari gukorera mu gihugu cya Kenya. Uyu munsi araza gutarama ariko mu by'ukuri yabanze gutanga umusogongero ku bari bitabiriye ibitaramo by'urwenya bita Churchill Show. Ni ibitaramo bisanzwe bikorwa ariko mu by'ukuri n'amashusho yabyo yafashwe muri icyo gitaramo agatambuka kuri televiziyo ikomeye cyane mu gihugu cya Kenya, cyane cyane no mu bikorwa by'imyidagaduro ya NTV. Birero byaraye bibaye ni igitaramo cyabereye ahitwa Carnival Grounds aho Israel Mbonyi rwose yatumiwe ku rubyiniro agasusurutsa abantu cyane cyane mu ndirimbo ye yitwa Ni Nasiri inakunzwe cyane. Bamwishimiye ndetse n'abari bateguye iki gitaramo abanyarwenya batandukanye by'umwihariko n'umunyarwenya witwa Daniel Churchill ari nawe nyiri iki gikorwa yahise asaba bari bitabiriye icyo gitaramo cy'urwenya kuza kujya gushyigikira Israel Mbonyi kuri uyu munsi hafite igitaramo n'ubundi ari buzi gukora. Hari n'abanyarwenya bakomeye nabonyemo nk'uwitwa nabonyemo n'abahanzi batandukanye uretse n'abanyarwenya. Nabonyemo witwa Simple Boy, nabonyemo witwa Captain Otoyo, nabonyemo witwa Prof Hamo. Aba n'abahanzi bazwi mu gihugu cya Kenya cyane cyane mu njyana ya gospel. Ariko kandi ibi bitaramo byagiye binubaka izina cyane Ferdinand, umuntu ukurikira urwenya rwo mu gihugu cya Kenya azi cyane nk'umunyarwenya witwa Eric Omondi, nubwo asiga bivanga no kuba impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu akunda kugaragara cyane mu bikorwa bya politiki. Nabonye witwa MCJC ari guhana umukono na Israel Mbonyi ubona ko bamwishimiye cyane. Aya ni amazina akomeye yagiye agaragara cyane muri bino bitaramo bya Churchill. Israel Mbonyi rero yiteguye gutanga ibyishimo kuri uyu munsi aho ari buze gutaramira ndetse kandi itsinda rye ry'abantu bagera kuri 15 bose biteguye kuza gutanga ibyishimo bamucurangira ndetse abandi banamuririmbira. Navuga ko ari igitaramo gitegerejwe n'abantu benshi cyane. Hanyuma kandi ku munsi w'ejo ari kuwa gatanu nibwo Miss Kayibanda ni nyampinga w'u Rwanda 2012 yarasabwe ndetse anakwa n'umugabo witwa Jacques Gatera mu bukwe bwitabiriwe n'abanyampinga batandukanye bafite amakamba mu myaka itandukanye. Nabonyemo nka nyampinga ni mwiza Megan wegukanye ikamba rya 2019, Iradukunda Lilian yegukanye ikamba muri 2018, Naomi Shimwe yegukanye ikamba muri 2020. Bari bamwambariye ubona ari ibirori bibereye ijisho. Hanyuma kandi nikomereze n'andi makuru witwa Safi Madiba abarizwa mu gihugu cya Canada yanamaze kubona ubwene gihugu. Nabonye afite igitaramo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8 abazataramira muri Canada ndetse akazaba ari kumwe n'umugabo witwa Frank Rukundo cyangwa se Frank John muri Leta Zunze Amerika, ntabwo ari muri Canada azataramira. Ni igitaramo ubona rwose yise ko kigomba kuba umuganura, ni igitaramo cyo kuganuza abatuye muri Leta Zunze Amerika. Hanyuma kandi umukobwa wa Perezida wa Repubulika w'igihugu cya Uganda yitwa Diana yakoze ikiganiro avuga abahanzi akunda, avuga ko yakundaga itsinda rya Good Life ryari rigizwe na Radio witabye Imana na Wizo ukiriho. Avuga ko kandi no gukunda umuhanzi witwa Vinka ndetse n'umuhanzi navuga ko akiri muto aracyazamuka aratanga icyizere yitwa Kenneth Mugabe. Avuga ati aba nibo bahanzi batatu mbona ndi gukunda cyane mu gihugu cya Uganda. Hanyuma kandi imikino ya Olympic izashyirwaho akadomo ariko ubwo mu bijyanye n'imyidagaduro hamaze gutangazwa abahanzi bagomba kuzatarama by'umwihariko bayobowe na Snoop Dogg. Yaranamaze yatangiranye nabyo kuko niwe watwaye urumuri rw'aya marushanwa ubwo yatangiraga. Numwe mu baraperi bakomeye cyane azaba ari gutarama rero. Hanyuma kandi witwa Billie Eilish agomba nawe kuzaba ari gutanga ibyishimo muri iki gitaramo. Bavuze ko byanze bikunze bagomba gushimisha abantu ndetse bakanahagararira Leta Zunze za Amerika kuko ni bamwe mu bahanzi baturuka muri California. Bavuga bati tugomba gutanga ibyishimo abantu bose basigaye muri Leta Zunze za Amerika bari gukurikira iyi mikino bakazishima ndetse bakanabona ko tubateye ishema muri rusange. Hanyuma kandi witwa Adele no muhanzikazi ukunzwe cyane ndetse unakomeye ku isi yemeje ko we no witwa Rich Paul yemereye witwa Rich Paul kuzamubera umugore byiteka nkuko byari byarakunze kuvuga mu bitangazamakuru ariko mu by'ukuri bakaba barabigize ibanga. Ubu noneho yabyemeje. Hanyuma munyemerere gato yamvuge ku bahanzi bo mu gihugu cya Nigeria. Ubu tuvugana umuhanzi witwa Rema yaramaze iminsi muri Leta Zunze za Amerika aho yari ari kumurika album ye yise He Is. Iri ibihangano bigiye bitandukanye. Ubu noneho yongeye gutanga ibyishimo muri Canada ahitwa Toronto. Yatanze ibyishimo nahoze mbona amashusho yarayataramye aririmba indirimbo ze zitandukanye ziri kuri album nshya. Na album yavuze ko itandukanye n'indi miziki yagiye akora. Avuga ko ari album yakoze kugira ngo nawe akore ibimushimisha kuruta ibishimisha abantu. Harimo style wumva nyafrika, indirimbo zimeze nk'inkongomani. Avuga ko byanze bikunze yagombaga kwishimisha muri album ndetse ikaba yaratangiye gushimisha abantu bakanayikunda. Ferdinand Yago
hari kino shaka kongera soze nashaka kubabwira ko n'uwitwa Thames nawe no muhanzikazi wo mu gihugu cya Nigeria yari yataramiye muri Sweden. Ibi bitabigaragaza uburyo abahanzi bo muri Nigeria bakunzwe kandi bazi no gucuruza ibihangano byabo. Urakoze cyane kandi ugire weekend nziza. Namwe mugire weekend nziza cyane.